Bakunzi ba Top rero twongeye kubasuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya wa 2026 tangiye umunsi turi ku itariki ya 10 tumaze iminsi 10 mu mwaka wa 2026. Nkuko nabibabwiye rero ubu nageze i Nyabisindu muri cya kibanza mbabwira kijyanye n'ibihe. Ni kibanza kiri hagati y'imihanda ibiri ya kaburimbo, umwe uturuka Nyarutarama uzamuka control technique n'undi uca ibumoso wambuka ukomeza mu makaritsiye Nyabisindu. Mwabonye ni kibanza gifite abaturanyi bafatika kureba inzu baturanye bawitegeye Kibagabaga. Hano hasi murabona ya site umujyi wa Kigali uri gutunganya, murabonamo n'ikimashini kiri kuhakora bakoze muri duhanda twa kaburimbo. Ya site ya Nyabisindu bashaka gukora nk'uko bakoze Mpazi, nk'uko bakora nk'uko na za Gahanga bazubaka. Ni site nayo umujyi wa Kigali ushyizemo imbaraga ku bufatanye na RSS inkurikije uko batubwiye. Hakurya mu kaboko k'iburyo ni Kibagabaga, hanyuma mu kaboko k'ibumoso ni Nyarutarama igana Gishuri. Nkuko nabibabwiye rero ni ikibanza gifite metero kare zirenga 900. Murabona ko cyari kirimo fondasiyo, kirimo n'inkingi zagomba kubenwaho dare, kave ikabirarangiye, none nyuma ya kave bikaba bigeze ku muhanda, iyo ikaba redo chaussée, none bagatangira kubaka bazamuka. Ni ikibanza rero kinini cyiza kandi kiri ahantu heza. Kuri miliyoni 300 numva nta gendo kirimo. Ab'inkwakuzi bagomba kukigura bitarenze uku kwezi, kuko byanze bikunze nyuma y'amezi angahe ni ikibanza ushobora kuba wakungukamo andi mafaranga. Ni ahantu hagira inzu ya business, ni ahantu hashobora kujya inzu y'ubucuruzi, hashobora kujya hejuru hakajya amaparitoma, umwanya wa parikingi urahari. Donc ni ahantu heza cyane hajyanye n'ibihe, kandi n'urabona ni mu mujyi rwagati rwose hano mu kagari ka Nyabisindu. Abakifuza rero mwese bahaye karibu, mwamamagara abashaka kuhasura, ariko ntabwo hagoranye cyane. Ni ku muhanda wa 240, ku muhanda mugari wa 240 KG Avenue, umuhanda ukata haruguru umanuka ni 240 KG 16 Avenue KG 16, niba ariko babivuga. So ni ahantu heza cyane, nta byinshi byo kuvuga. Wenda ibisigaye byaba ari ukumenya ngo kiragura amafaranga menshi, ariko ukurikije ibikorwa birimo, aho kiri na uko kingana, ibikorwa birimo naho kiri, na amafaranga, ayo mafaranga ntabwo ari menshi. Ni ibintu nubwo tuba tugerageza rwego rwa hano hafi. Abantu benshi cyane baba mu mahanga n'abanyamahanga bo baba bashobora kuza bakaba bakigura wenda amadolari 300, ibihumbi 300 by'amadolari cyangwa 450. Ni ukuvuga ngo rwose ntabwo miliyoni 300 ari igihendo cyane. Abahifuza rero muzashaka kuri nimero zanjye 0789 08650 nkabarangire mbahuze na nyiraho, inzira zikigendwa, abantu bataratangira kuba benshi bakibyiganira. Aha duhagaze ni i Gasogi mu kagari ka Rudashya mu murenge wa Ndera, ahantu witegeye ku Ntare Arena na musozi mwiza wa Rusororo, ku gasozi ka Rusororo. Kuri metero kare 838 kirashakamo miliyoni 50, kugira ngo cyaturaniwe. Mwabonye amazu y'amataje ari hano iruhande, hari n'iyitaruzura, hari n'amakadastre munsi, nanone n'iyi voisinage naho twitegeye imisozi myiza cyane. Umuntu rero ukeneye kubaka muri R3 yagura kino kibanza akakinyuraho, tukamurangira tukamuhuza na nyiracyo, bakumvikana. Ni muri Rudashya, akagari ka Rudashya, umurenge wa Ndera, mu karere ka Gasabo. So turakomeje rero, ubu tugiye kureba n'ikindi mu Rudashya, ariko ahitegeye Nyagahinga hafi ya ririya shuri, no tugiye kureba ikindi kibanza nacyo gishaka miliyoni 60, gifite ubuso bwa metero kare 700, ariko nacyo turakibabwira tukigezeho. Bakunzi ba Kopi rero turacyabagendera, tugenda tubashakira imari, imitungo, abayifite baba baturagije ngo tubashakira abakiriya, ari nako n'abayishaka bagenda batubwira tukabashakira. Aha turacyari mu kagari ka Rudashya mu mudugudu wa Kakinyaga, mu mudugudu wa Kakinyaga. Ni ahantu naho ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, nahitegeye Rusororo, gasozi keza ka Rusororo, witegeye amashuri nka Payeri na Perwa, witegeye ahantu bita Nyagahinga, inyuma gato ukagera mu bwiza bwa Gasogi, ariko n'urukiko rwa Gasabo. Ariko hano ugeze kuri rya shuri ryiza cyane abantu benshi bishimira ko abana bakwigamo,
ryitwa Hope Heaven. Hope Heaven, urenze Hope Heaven metero nka 50 uhita ugera ahantu hari ikibanza cyiza gifite metero kare zirenga 700 gishaka amafaranga miliyoni 60. Ntabwo ari menshi ugereranije nuko aha muri no site bihagaze, ariko nanone izo miliyoni 60 abantu bashobora kuganira zikagabanukaho gataya ufite gahunda ya dushaka. Ni muri urwo rwego rero twahasuye muri hano muri Rudashya, twari tumaze gusura n'ikindi kibanza mu Rudashya hafi yo kwa Kimeza hafi y'umuhanda, naho aho naberetse ikibanza kirimo n'ipoto gishaka miliyoni 50. Cya kibanza kandi cyasabiwe n'ibyangombwa byo kubaka ku buryo biri hafi gutangwa, kuko babonye komanteri ya mbere. Niyo mubona nishima mumenye ko ari dutozi nyine tere niko zimera, nta birenze turi ku gihe cy'imvura. So iki kibanza rero nk'uko mwakibonye kirimo utuntu tw'udutsina n'igiti cy'avoka, imbago nk'uko muzireba. Ni ikibanza kiri ahantu heza hagenewe imiturire, hakasiwe site. Hano ni muri R1, cyo twabanje ni muri R3. Ibyo mitungo yose rero nk'uko nabibabwiye ari ikibanza naberetse Nyabisindu, ari ibi bibiri by'Igasogi, ari ikiri kaje vuba, ari icyo bandangiye Karembure hafi y'amashuri, ari bibiri bandangiye Igahanga, n'ibindi byose biba biri ku isoko. Muzajya mumpamagara mbarangire cyangwa mbahuze na ba nyirabyo. Dukomeza n'umuryango wa KOP, biravunanye cyane ariko nimwe dukorera, ibyifuzo byanyu nibyo tugenderaho. Niba rero umwe mu bagize umuryango afite ikintu agurisha akatubwira, n'umwe mu bagize umuryango yagenera ikintu ashaka kugura akatubwira, nicyo tubereyeho, kandi amakuru ni ngombwa ko tuyasangira. Yes, aha ni akajaride kakozwe n'umuvandimwe. Icyo nabashije kubona nuko ubutaka bwa hano henshi haraguzwe, igice cya Rukumberi, igice cya Sake, ariko mugire abamaze kugura mugerageze muhashyira ibikorwa, hanyuma abantu bajye babona aho baza bakaruhukira. Ikiyaga cya Bugesera ni kigari cyane. Aha twageze ni ku ruhande rw'umurenge wa Sake, ariko twaparitse ku murenge aho twaparitse ni mu kagari ka Ruhinga, umurenge wa Zaza. Ikigaragara cyo hari abantu bagiye bahagura bafite ubutaka ariko batatangira kubukoresha. Twabakangurira kubukoresha, natwe tukabashakira abakiriya bazajya bahagana, abantu bakaza bakaruhuka. Murabona ko nk'ino jaride uyu yaragerageje, ariko yaragerageje kuyitunganya. Bigaragara ko abantu bajya bahiyakirira. Birakenewe ko n'abandi bahafite ubutaka bakongera bashyiramo imbaraga hagakora, noneho inzego za leta zikabegereza ibikorwa remezo. Nta kigaragara, nta muriro urahagera neza, nta imihanda ni ukurwaza, ariko ni byiza ko hari abamaze kwibikaho ubutaka bwa hano, abashoramari mu by'ubukerarugendo. So twebwe tuzababera intumwa kugira ngo babashe kubona ababagana baze gukonsoma serivisi. Nk'aha ngaha rwose ho biragaragara, uyu nguyu yarakoze, aracyafite n'ahandi hantu bigaragara ko n'aha ngaha arahe, murabona ko yateye indabyo zimaze gufata, imigano ya buffer zone nayo. Fred umukeopi mushangu ino twifotoranye muri zino ndabyo rwose. Sanze kabisa. Good. Tambuneri. Yes. Meze neza. Muri jaride nziza cyane, ubona ibereye ijisho, itoshye, irimo ibiti by'imigano, irimo iminyinya, hari ikintu cyiza turi kunywa amazi mu kiyaga. Twarebye indabyo zikoze neza cyane. Nkangurira abantu, nzabaha adresse ya nyiri hano, ku buryo abantu bakeneye gukambika, haba mu kiruhuko, haba mu mawikende, baza bagashyiramo amahema, kugira ngo abaskuti bakaba bafite amahema, cyangwa twareba muri skuteri zo mu bihugu duturanye nka Nairobi, cyangwa tugatubiza n'i Burayi, tukaba dufite amahema ahagije, ku buryo hano abantu baza bagakambika wenda bari mu mahema nka 20,
bakahamara weekend kuko biraruhura kugira ngo ntawe uramvuguruza ku bijyanye no kuba akayaga ko mu mazi karugora cyane. Abantu rero benshi cyane bakomeje kugenda batubwira ati mugende mudushakire ahashyira ubutaka ku mazi. Niyo gahunda twajemo, nubwo henshi twagiye dusanga haramaze gufatwa ntacyo bitwaye kuko nubwo hamaze gufatwa abamaze kuhafata bazahakoresha, natwe tubabera abakiriya, tubashakira abakiriya kuko KOP ni umuryango mugari ukabakaba 80,000. Bashya umukuru w'igihugu yemereye abaturage ba Gasogi uva ku Murindi ukagera i Kabuga. Mwahoze mureba ubwiza bwa Gasogi, mureba hakurya Ruhanga na Mbandazi, ugatera amaso ukareba Gasagara, ukareba mu Cyabatanzi aho biti Rwanda, hejuru yaho hari Gicaca na Gikomero, aho hose mwaharebye mureba muri Karenza amaso mukareba na Muyumbu. Ubu rero hano noneho aho tugeze tutangiye tumanutse umusozi wa Gasogi, ngira ngo turi mu kagari ka Bwiza tugana Cyaruzinge. Uba witegeye umujyi wa Kigali wose, za Bumbogo, yewe no kwa Sostene urahabona Bumbogo yose, Imusave, za Bushyantobo, za Mukuyu, Ijurwe, Indera za Kibenga, hose abaho bose turanabasuhuje. Murabona ko no muhanda nawo umaze kumenyerwa, hatuye abantu benshi kandi bagaragara. Urebye inyubako zihari, ngo turamanuka twitegeye nanone Kanombe. Aha rero aturipanuka wa muhanda n'ubwa mbere munyuzemo, impamvu nabigize inkuru, ariko ndizera ko namwe mwese atari ko mwese mwabashe kuwunyuramo. Ikigaragara cyo rwose ni mu buryohe, ndabarahiye ni mu buryohe pe, mu buryohe. Niyo mpamvu ibibanza byaho byahise bizamuka. Ubu nta kibanza kiri munsi ya 15,000 wabona, byinshi biri muri za 50, kandi byose ubwo ni 15 kuri 20. Uyu muhanda mu kaboko k'ibumoso niho twigeze kuza gusura, bari gukata imihanda bavuga ko harimo abarengana. Ni nako twageze ku nzu ya Sergeant Robert, nayo umuhanda wicaye iruhande, ariko ntabwo watwaragaho ubutaka, ariko ntabwo wagije. Pita hano bahita ngo iki? Ni ka kabiri kwa Felix. Ni hehe waba Felix? Ni muri no centre twamanukiraga aha ase twakatiraga. Aha yego, twitaga ku Munyinya bara kugisa centre nini ya Gasogi. Ubwo kira gice turenze nicyo cyarimo aho abaturage bari baduhamagaye batubwira ngo tuze kureba uburyo mu gukata imihanda harimo igisa n'akarengane, harimo havugwamo abantu bagenda badeviye imihanda ikangiza ubutaka bw'abandi, cyangwa bagira ngo ice ku masambu yabo, ariko ngira ngo byarakosowe. So uyu muhanda rero ni uburyohe. Icyo gihe twaje barimo bawukora, none ndabona baraburangije. Ni ahantu heza cyane, hejuru cyane hafi ya Groupe Scolaire Gasogi. Twabonye akabari bita Mountain Blue, ahantu bo witegeye Kigali yose. Ubwo rero nubwo batanumye abafite ibibanza biri ku isoko bazatubwira, ariko ikigaragara cyo ni ukwatura hariya hejuru. Ni ibintu byiza cyane. Urabona ko ari umuhanda rwose wazamuye iterambere rya hano. Barawutangiye batinda kuwukora, abantu bakajya bagira ibiraro bijya mu ngo zabo, barasigaye mu manegeka, nabo bari baratwitabaje. N'ubu ngubu urabona ko hari aho ibiraro bitarakorwa neza byinjira mu ngo z'abantu, ariko nibura umuhanda nibura bwo urakoze. Umushuti wanjye nigeze gusura hano rwose, kugera iwe ari nko kujya mu etaje ubanza kumera nk'umurinda. Aha rero ngira ngo urabona ko Gasogi yabaye uburyohe kera. Ibibanza byaguraga 5,000,000 bigeze muri 50, byarakomeye cyane. So rero bakunze ba KOP ntaho tutabagerera. Ibijyanye na Gasogi n'uyu muhanda mushyashya murabyiboneye. Murabona ko iriya zone mugenzi wacu w'umunyamakuru ufite radio na televiziyo, akagira n'akabara, akagira n'ikipe yitwa Gasogi. Aha hose niho bahitirira, cyane cyane ko yigeze kuba umuyobozi w'umudugudu w'Ayabakora hano mu murenge wa Ndera, akarere ka Gasabo. Umusozi wa Gasogi wavuye mu tugari nka 3 cyangwa 4: Bwiza, Rudashya, Cyaruzinge, ngira ngo n'igice gito
gatoya cya mu Gasura, ariko Agasura ntabwo ari akagari ngira ngo nako ni umudugudu wo muri Cyaruzingi. So ngayo nguko rero twabatembereye tugiye kugaruka aho twanyuze tuza aho bitaga kwa Kimeza, naho kera havuzaga ubuhuha, ariko ikatira ishyashya cyane. Abantu ba nyuma ya 2010 abambere ya 2015 ntabwo bayimenya, ni ya nyuma ya 2020, ariko murabona ko ari uburyo nziza cyane. Hahoze hari ishuri bita STH, nyuma hepfo habaga Collège de l'Espoir, nayo STH ngiyi tuyigezeho muri ibi biti. Naryo ni ishuri rya kera ryigishaga iby'amahoteli n'ubukerarugendo. Ijuru rya Gasogi ngiryo turisize ibumoso. Hanyuma STH ndabona hasigaye International Technical School of Kigali, yabaye EST. Voilà, noneho ubundi mbere twayitaga STH, École Secondaire de Tourisme et Hotellerie. Urumva rero ibintu nabyo bigenda bihinduka. Nabo ikiraro cyabo ndabona kitarakorwa, ariko ikigaragara babakoreye ruhurura y'igisore rwose, ntabwo amazi ashobora kuzajya azamuka. STH twajyaga tuharerera kera, none mbonye ari École International School. Bivuga ko ariko na hotellerie yagumyemo na tourism yagumyemo, nta byahindutse cyane usibye guhindura izina. Yumvikane wenda ko n'abafatanyabikorwa bahindutse cyangwa bene ikigo. Tugenda twakatiye aha ngaha, Dani urabyibuka, naho twatambikiye tugiye kureba ikibanza na nyiracyo tukiruka ikiranga. Aya mataje bavuga ngo ni aya KNC, niko mbyumva. Ibintu bya hano byose nyine urumva nawe yahageze mu ba mbere. Nta gitangaza cyabamo, kuko ugutanze mu ruhago aguhaza intore. Ubwo rero birumvikana ko yagiye yahasanze akigura makeya. Ni ubuhanga cyane, burya abastrategie babanza bareba ahantu hazatera imbere bakahagera kare. Nawe rero hano muri Gasogi yahageze mu ba mbere. Nta gitangaza kuba yahagira ibintu byinshi. Abandi tuba tukibyigana muri Kigali, ariko abastrategie bareba ahantu hazatera imbere mu gihe kiri imbere bakahatera imboni. Muri localité yagiye haba mu tundi duhanda two mu makaritsiye, dusuhuza abantu botera mu biti. Hari ahantu bita mu biti hano hepfo haba sauna nziza. Abantu baho nabo tugomba kubasuhuza ko biganjemo abavandimwe bo kuri KOP. Rero ni umuhanda utambika mu Rudashya uciye munsi yo kwa Kimeza, niwo wanje kunyuramo kuragura. Ibingiye utambitse niwe ugera Cyaruzinge ku kagari no mu mudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka. Iruhande rwaho niho hari Collège de l'Espoir Gasogi, nabo ba nyirayo n'abanyeshuri bayirimo n'abarimu turabasuhuje. Hari umudirektere wahahoze inshuti yanjye, mperutse kumubona yaratangiye pension. Ntabwo twasuhuke, twahuriye kuri gare ya Nyanza Kicukiro, ariko ndamuzi. Yajyaga dutera urwenya akavuga ati mu nka z'ikigo harimo ikamirwa directeur. Ndamusuhuje cyane. Ubwo byari nka 2008 ubu directeur wari uhari, na nyiri ikigo ndamusuhuje, n'abakibereye abayobozi bose, ko benshi bari inshuti zanjye twaraharereraga cyane. So bakunzi bakwiye urugendo twatangiye mu masaa 4 n'igice, turusoje saa 8. Twabatembereje bihagije, tubifuriza Ndabarasa nawe turahuye, twabanye Ibyumba, ari ko tuyani Gasogi. Ndamusuhuje n'umugore we Mutoni, nawe ndabona agiye muri Kapoze, inshuti wanjye. Ubwo niba adakurikira KOP bazabimubwire ko duhuye, kandi ko musuhuje. Hano ntabwo naheruka. Rero hahoze ariko muri hahoze hari amabutike cyangwa tuyindera, aho twataramiraga duhekenya dutamira. Ubu rero murabona ko habaye zone y'igishanga. Nishimiye cyane nishimiye cyane ahantu tugiye kugera. Gahunda yaje yo kuvugurura ibishanga bahingamo ibishobora gutunga abantu. Nabonye imboga nyinshi, ahubwo natangiye mbaza Dani, havuga nese Dani, izi mboga zose ziribwa n'abanyakigali? Noneho Dani nawe yungamo ati birashoboka ko zaba zoherezwa mu mahanga kuko ni nyinshi, cyane ko harimo za sukuma wiki. Murabona n'ubu bari guhinga sukuma wiki zitangiye gukura ziri imbere.
arambwira rero ati ushobora gusanga tunazohereza hanze ntacyo byaba bitwaye. Ikigaragara mu mahoteli yo mu Rwanda, ikigaragara ni uko ibishanga byakoreshwaga byarahindutse kandi byagize ingaruka nziza ku baturage no ku mwuka duhumeka ndetse no ku bijyanye n'imirire y'abanyarwanda n'abanyamahanga muri rusange. Dore aho ngaho ni ibishyimbo, ni za soya, izi ni za sukuma wiki zikiri ntoya. Aha ngaha ni hahandi bagororera abo mu biturika, aha ni mu igororero ry'abo mu biturika. Yego, za sukuma wiki urazibona noneho. Yego, urabona ko ari nyinshi cyane, kuva hano kugera 15 igishanga cyose ni sukuma wiki n'ibindi biribwa bishobora kuba byazahura imirire y'abanyarwanda. Za sukuma wiki zegeranye n'ibobere hakurya muri ya zone iberamo expo n'ubuhinzi n'ubworozi, ibintu bijyanye n'imirire byose mu isoko ry'imyaka muri